Nitwa Edouard Bamporiki, ndi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Igihugu cyacu turi muri gahunda ya guma mu rugo nk'ubwirinzi ndashidikanywaho bwo kwirinda COVID-19. Nkaba nkangurira urubyiruko kuguma mu rugo kandi ninabashimira ko mu by'ukuri twagaragaje ko twumviye amabwiriza ya leta yo kuguma mu rugo tubikomereho. Muri iyi gahunda yo kuguma mu rugo dushobora gukora ibintu byiza byinshi bizakomeza kuduteza imbere nk'u Rwanda nyuma y'iki cyorezo. Njyewe muri iyi minsi ubu ndangije kwandika igitabo cya paje 250 nzakibasangiza bitari kera. Ndakangurira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko gukoresha impano zanyu mwandika, muhanga, muvumbura kugira ngo ubwo buhanga bwanyu muzabubyaze umusaruro ubwo tuzatumaze gutsinda iki cyorezo. Munyemerere ntinyuze urubyiruko cyane cyane urw'abahanzi mu ngeri zose kugira ngo mugaragarize u Rwanda uko muri kwirinda, ariko kandi mugaragaze n'uburyo ki muri gukoresha uyu mwanya mushyira hamwe ubuhanga bwanyu kugira ngo butunge n'abandi bashobora guhabwa umurimo n'ubwenge bwanyu. Nimumara gukora video ngufi itarengeje iminota 2 igaragaza ibyo muhugiyemo, ndabashishikariza ko mwayishyira ku mbuga nkoranyambaga abantu babakurikiraniraho, mugakora #GumaMurugo Youth Challenge. Ndabashimiye.